Nongeye kubasuhuza cyane bakunzi banjye bakurikiye Valens Made in Rwanda TV, ndabishimiye kandi ndabakunda cyane. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu batera ipensi ku iribaya ry'amaha magufiya. Iyo ugiye gutera ipensi haba hari ibipande bibiri by'inyuma n'igipande kimwe cy'imbere. Nibyo umuntu ateraho ipensi yakoze aba ari iz'imbere n'iz'inyuma. Tugiye kubanza igipande cy'imbere byihuse mu minota mikeya mbereke ukuntu batera ipensi ku iribaya. Nkubwira ngo niba utarakora subscribe kuri ino channel yanjye ujye ukomeza kubona izindi video kugira zikurikirana imwe ku yindi. Iyo ugiye gutera ipensi hinamo igipande mo kabiri. Tugiye kubanza igipande cy'imbere kiriya n'icy'imbere ukagihinamo kabiri ku buryo bungana kandi ubwiza buri imbere. Iyo umaze guhinamo kabiri, ikintu uhita ukora urabanza ukareba ko biringaniye neza, ukareba ku ijosi ukareba no hasi ko biringaniye neza ku buryo bungana, kandi ugomba kumenya ko imbere hajyamo ipensi zireshya kandi zingana neza. Utambika kane uturutsemo hagati, ni igipimo ugenderaho cya ipensi. Utambika kane ugaturuka hasi ugagenda utambika kane kugera hejuru hariya ku ijosi, ukamanura umurongo uhagaze neza umwe uringaniye ku murongo kuri ka kane twatambitse. Ukamanura neza umurongo wacyo, ubwira ngo igipande cy'imbere kijyamo ipensi enye. Harimo ipensi ebyiri zihagaze n'ebyiri zitambitse. Iyo umaze guca ipensi ku ruhande rumwe ufata no ku rundi, naho ugatambika kane, bivuze ngo ni ipensi ebyiri zihagaze twabanjije ipensi ihagaze. Ni naho utambika kane ugaturuka hasi ukagera hejuru ugaca umurongo uhagaze, nabwo uturutse hasi muri ka kane ukagera hejuru. Hariya hejuru ndimo ndenda kugera ni mu ijosi, ariko ipensi ntabwo igera hariya hejuru cyane. Ni ukugira ngo tubone igipimo cyo gutambika ka kane. Iyo umaze gutambika kane noneho uhita upima uturutse hariya hejuru, hariya hejuru mu bitugu hejuru, hariya niho ijosi rihurira n'amaha, hariya niho umanuka mu rutugu hejuru ukamanuka gatandatu. Ipensi ihagaze umanuka gatandatu, murabibona. Noneho ipensi itambitse umanuka gatanu, hano niho gatanu kagarukira, kandi ntabwo kagomba kuringanira na kariya kane, kubera ko ipensi itambitse iba igomba gutandukana n'ihagaze. Noneho gatambika gatandatu uturutsemo hagati kugira ngo ubone igipimo cya ipensi itambitse. Maze ugaca umurongo ugoroye neza ushyika hariya ku ruhande. Hariya ku ruhande ni ku maha, bivuze ngo uriya murongo muremure twaciye uhagaze ni ipensi ihagaze, uriya wundi twaciye utambitse ni ipensi itambitse. Nk'uko nabikubwiye haba hari ipensi ebyiri zihagaze n'ebyiri zitambitse, kandi twabanje igipande cy'imbere. Nk'uko murimo murabyibonera namwe, bivuze ngo uruhande rumwe turarurangije tugiye ku rundi ruhande. None niba twabanje iburyo tugiye ibumoso, kuko hose hagomba kujyamo ipensi zingana. Tumanuka gatandatu kuri ipensi ndende, tukamanuka gatanu kuri ipensi itambitse, tugatambika noneho gatandatu. Kariya ni gatandatu ntambitse hariya, kariya ni gatandatu kuri ipensi itambitse. Noneho ugaca umurongo utambitse kuri iriya ipensi itambitse ugoroye neza ugera hirya ku maha. Kandi biba byiza uriya murongo ugiye ugahura hariya hirya ku maha na wa wundi twaciyeho hirya, kuko byose biba bigomba kuba bingana. Bivuze ngo iyo urangije uhinamo hariya kuri iyo pensi ihagaze ugahiniramo kuri wa murongo. Ugomba gukurikirana ipensi neza, ko ipensi ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Byoroha iyo ubizi, ariko utabizi neza utambikamo rimwe. Urabubona hariya ko mfashemo kotire ya rimwe, hari ukamanuka kabiri, wanza ari ugafatamo nibura paseri ya rimwe, ugaca umurongo uhagaze uturutse muri ririya rimwe ryo hejuru, hariya kabiri kagarukiye kugera hariya hasi n'ubundi. Ariko urabona ko hose hagiye hafashemo paseri ya rimwe. No muri ka kabiri wamanutse uca umurongo uhese, ukawumanura umeze nk'uhese hariya niho ibere rifatamo iyo wambaye umwenda wawe. Niyo mpamvu ipensi zijyamo kugira ngo zifate amabere. Akamaro kazo ni ukugira ngo zifate amabere neza. Noneho ukamanuramo urudodo urusongoye neza hariya hejuru, ukaruhitisha muri uriya murongo
ukarumanura noneho ku murongo hariya kugera hasi. Murabyibonera, banza ugapfundika neza. Uba ugomba gupfundika urudodo rugakomera cyane ku buryo utakambara ngo rucike, kuko hari igihe rworoshya wakambara wabituga cyane ukajya kumva ku urudodo ruraturitse. Uba ugomba kurupfundika cyane. Tugiye ku rundi ruhande nabwo dukorera ipensi ndende. Ubwo turimo turakora ipensi zihagaze, mukaba turaza gufunga neza, utambika rimwe, murabibona, ufashemo paseri ya rimwe, umanuka kabiri, ugatambika rimwe. Kariya kabiri ukamanuka nyine ukurikijeho ka gatandatu kagarukiye. Maze ugaca umurongo ugoroye neza, guturuka kuri ka gatandatu kugeza hasi hasi, umurongo ugoroye neza. Noneho handi kabiri kwagapimiye, ugahitamo umurongo neza, ukawuheta kuriya mubibona. Hanze ugapfundika urudodo, hariya hejuru ugomba gupfundika urudodo cyane, ku buryo urupfundika ukarumanura ruhise gahoro gahoro, ugatangira kurubyimbyamo hariya kuri kabiri. Urabona ko ntangiye kurubyimbyamo, noneho wanze ukaboneka ku murongo, nta hantu na hamwe ugiye utambika, ipensi yawe ukaba uyikoze neza. Hariya hasi ugapfundika cyane urudodo ku buryo rutaturika, kuko iri riba riri kuri taye. Iyo woroheje urudodo rero kuko aba ari kuri taye rikwegereye, hari igihe uryambara ukajya kumva riraturitse, bivuze ngo ipensi uba ugomba kuyikomeza cyane ku buryo itaturika. Ipensi ebyiri zihagaze turazirangije. Murazibona ni kuriya ziba zimeze. Noneho tugiye gukora ipensi zitambitse. Ituruka hariya ikagenda igashyika hariya ku maha. Kubwira ngo iri ribane ry'amaha atambitse. Hari iribaya ry'amaha ahagaze n'iribaya ry'amaha atambitse. Iri turi gukora ni iry'amaha atambitse. Hano naho hinamo kabiri kuriya. Mwihangane akabazo k'amashusho karakemuka. Kubwira ngo kora subscribe. Niba utarakora subscribe, hano hacaho amasomo menshi cyane. Kuva imyenda igiye itandukanye uko ikorwa, amamodeli yayo. Hari ufatamo nibura paseri y'igice hariya ku ruhande, ugaca akaronko neza kagiye ku murongo, ntabwo gahita kagenda ku murongo. Wafashemo igice, iyi pensi ni iy'umurimbo, ni ukuvuga ngo iba igomba kujyamo, ariko nyine ntabwo ufatamo paseri nini. Urabona hariya twafashemo rimwe, hariya dufashemo igice. Igice ni icya kabiri cya rimwe. No ku rundi ruhande naho ikajyamo. Nawe uhinamo umwendamo kabiri kuriya, kuri wa murongo, ugafatamo igice, hariya ni ku maha, hano hino ufatamo igice ni ku maha, ni ku ruhande rw'amaha. Kuko iba igomba kwisongoramo hagati, yagera ku maha ikajya yabona kubyimbamo gatoya. Uca umurongo neza ugororotse neza uva hahandi ipensi itangirira kugeza aho irangirira. Ugapfundika urudodo rwawe neza, ho ntabwo yibyimbyamo kwa kundi ngo yikata kuri kabiri, ho igomba kugenda igororotse neza. Impamvu iriya tuyikata ni ukugira ngo amabere yicaremo neza, ku buryo nyine uba ubona harimo n'isutiya kandi ntayirimo. Ariko kamaro ka ipensi ubundi kugira ngo rero ipensi nka ziriya zijya ku myenda y'abamama, abakobwa, kugira ngo amabere abone ukuntu ajyamo neza. Murabibona ipensi z'imbere turazirangije. Kora subscribe, kora na like, ushyireho n'igitekerezo, nimba kandi wabikunze umbwira ikindi wifuza ko twazacishaho. Iriya ni ipensi ihagaze, iriya ni ipensi itambitse. Murazibona ni kuriya ziba zimeze. Ku bantu batazi gutera ipensi, ku bantu batari babona uko batera ipensi, cyangwa se ku bantu badodesha ariko batazi ngo ipensi ziterwa gute, ni kuri ipensi ziterwa. Gusa ziba zitandukanye, ubu ni bwo bwoko nabazaniye kandi nizo zikunda guterwa cyane mu myenda itandukanye. Tugiye gutera ibipande bibiri by'inyuma. Iyo ugiye gutera ibipande bibiri by'inyuma rero, ntabwo utera igipande kimwe kimwe. Ahubwo urabanza ukabihuza byombi ukabiteranya. Ukabiteranyirizamo handi hagati inyuma. Impamvu hari hagati haba hagomba guteranywa, uba ugomba kubimenya. Hano niho hantu haca imashini. Iyo umaze kudoda nk'iribaya cyangwa umwenda uwo ari wo wose, hari igihe ucisha nk'imashini iyo biri ngombwa. Bivuze ngo hari abagomba kujya mu iteranyirizo ku buryo umuntu acisha imashini. Ugafatamo rimwe 25 cyangwa rimwe n'igice, bitewe na kutire washizemo. Ku
Ku bantu twize ukuntu bakata iribaya kuri video zatambutse irahari. Iyo umuntu arenzamo kutiriya ari gukata, ukarenzamo kutiri kuvuga ngo wenda ninjya guteranya nzajya mfatamo 1 n'igice cyangwa 2. Rero hano twarengejemo kutiri ya 1.25, bivuze ngo iyo ugiye guteranya urenzamo nibura kutiri ya 1.25. Warangiza ugaca umurongo ugororotse neza uva kuri ya 1.25 uturutse hejuru kugera hasi. Hariya hejuru ni mu ijosi ry'inyuma, buriya twahita mu bitugu. Ugashyiramo urudodo rugororotse neza, kandi hejuru ukarupfundika cyane ku buryo rutacika, ruba rugomba gukomera cyane. Ukarupfundika ukarumanura ku murongo neza kugeza ugeze hasi ukarwusa. Hariya naho uba ugomba kurupfundika cyane, warangiza ugakata urudodo rwawe, kandi uba ugomba kugenda ukata utuntu tw'utudodo kugira umwenda ukomeze kuwukora ufite isuku, usohoke umeze neza. Nkubwira ngo dukora imyenda yose. Ipensi utambika noneho 4 n'igice, uturutse hahandi urudodo twarumanuriye ni 4 n'igice. Ugomba kubifata, iy'imbere twatambitse 4, iy'inyuma ni 4 n'igice, ziba zirutanwa. Ubundi iy'inyuma igomba gutambika umubare munini, iy'imbere ugatambika nako iy'inyuma ugomba gutambika munini, iy'imbere ugatambika mutoya. Ukajya no ku rundi ruhande, uriya mukara muri kubonamo ntibibatungure, kuko iyo udubura umwenda udubuza, twavuga nk'igitepe cyawo. Iyo kibaye gitoya yifashisha popoline, iriya ni popoline buriya murimo murareba hariya. Rero nzabereka n'ukuntu umuntu adubura umwenda, nabyo nzabibereka, kandi muri video zatambutse nigeze kubibereka. Ngo nimba utarazikurikiranye wazikurikirana ukamenya ngo se bidurwa gute. Kuko naberetse ukuntu umuntu atangira akata umwenda, ntangira nkata umwenda neza, ndawukata ndawurangiza, ndawuteranya ururangira. Iyo urangije rero naho uhinamo kwa kundi mu murongo. Itandukaniro rero riri kuri ipensi y'inyuma n'iy'imbere. Ipensi y'inyuma yo ntabwo umanuka 2, kuko nta mabere ajyamo. Impamvu umanuka kariya 2 ni ko imbere hajya nk'amabere, inyuma kuko ntayajyamo. Ikintu ukora uringaniza neza n'ibitugu cyangwa n'ijosi. Ipensi iba igomba kujya munsi y'ijosi nako y'ibitugu ho gatoya, hanyuma ikasa n'ijya munsi y'amaho gatoya. Imbere n'inyuma ikagenda ku buryo bungana, bivuze ngo ahantu igomba kugarukira imbere twamanutse 6, ariko inyuma kugira ngo tumenye aho igarukira hejuru tujya munsi y'ibitugu aho gatoya, cyangwa se tukaringaniza n'amaha, cyangwa tukajya munsi y'amaho gatoya. Aho ngaho niryo tegeko uba ugomba kugenderaho. Nta gipimo gihora uvuga ngo uragendera kuri iki ngiki, wowe ufatamo rimwe nk'ibisanzwe, ariko ukamanura umurongo ugororotse. Bivuze ngo ntabwo umanuka ka 2 nk'uko imbere twabikoze, ahubwo umanuka umurongo ugororotse neza. Noneho ukamanuramo ingwa ariko ukawubyimbyamo gatoya. Naho niyo kagororotse kuriya akaba ari gatoya, ariko usa n'uwubyimbyamo hejuru gatoya, ariko nabwo bisa naho wawumanuye ugororotse. Ukawubyimbyamo kugera hasi. Iyo ubyimbijemo cyane birapfa, kuko uba ubona byabyimbye byakoroye. Nabwo uba ugomba kubyimbya nyine mu rugero, kuri uba wamanutse ugororotse neza, noneho ugasa n'ubyimbyemo gatoya. Urabibona hano mugiye kubibona. Hasi utambikamo 1. Mwirebe mpera imibare mo hagati, uramba nafashemo 1, mba ndeba santimetero imwe ibihagije, si ngombwa ngo mbere yari hejuru. Nk'umuntu uba umenyereye kudoda ibintu byinshi, hari igihe ushobora guhera aho mbonye. Umanura umurongo wacu ugasa n'ubyimbyemo gatoya, noneho ukawumanura ukajya kuwugwisha muri uriya wo hasi. Urabona ko hagiyemo uturongo 2, ariko ndafata nk'uriya nabyimbijemo kugira ngo akayipensi kataza kisongoye kanusuye ari gatoya cyane, katagaragara, kandi kaba kagomba kugenda kakagaragara kugira kegeranye ibitugu neza. Wagera hasi ugapfundika neza urudodo. Iyi channel ni Valens Made in Rwanda TV. Ngiye mbabwira mbatangariza bino byose ni Valens, akaba ari mbacishirizaho Made in Rwanda itandukanye, akaba ari mbakora imyenda itandukanye, kandi murayikunda murabingaragariza cyane. Nkubwira ngo kora subscribe, ushyiremo igitekerezo hasi umbwire ikindi kintu wakwifuza ko nazabashishirizaho ubutaha, kandi mbabikiye byinshi, amasomo menshi, ibijyanye n'ubudozi hafi ya byose nzabibereka.
akantu ku kandi, mbereka kamwe kamwe, uko mvuze ngo ndabereka umwenda wose, byafata n'amasaha menshi, ariko ubu ngubu mbereka kamwe kamwe. Ipensi ni gutya ziterwa rero, dore n'izi, izi ni iz'imbere, ziriya ni iz'inyuma.